yo 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 Muraho niko neza. niko mwana wa uraho kibondo Muraho. amakuru Ni meza. urayoboka umva nabaho ngaho hita unkingiraho nabaho nabona umuntu uyoboka Ariko hano hantu ntabwo hayoberanye habe na gato kuko ni ku muhanda. ku muhanda rega turi mu cyerekezo Mwubatse ahubwo neza neza mwubatse mu muhanda neza. karibu mwana wa Murakoze cyane. twituriye ku muhanda rero Yego. Murakoze cyane. Namwe murazinduka cyane pe. yego sinaba ndyamira ibiki naryamye kare Numvaga mbazindukiye. oya Okay. nkwagize ikizi Ubutorohewe. ntabwo mba norohewe ariko ibi ni ibisanzwe mu buzima bibaho Sorry. nkwakiriza iki se kibondo Oya ntacyo mama ntacyo rwose meze neza kuko nje hano nkiva mu rugo neza. Rero kujya kunyakiriza byo nabyo mwamubiretse ahubwo munyereke nihe mushaka ko twashyira table. Urasa ahubwo si kuri kiriya gikuta ariko nizi ni nziza. umva ngo usaba imwana wa nagira ngo tube tuganireho gake Tuganire. tuganire ndakwitegereza nkibaza si umwana nkumva biranyobeye nkumva birancanze ndavuga ntireka tuganire mubazi iwanyu nahaganaye Wacu. yego Wabuzi se hari uduce wabuzi zibu n'igisenyi kuko Rubavu ho ndabizi ko abantu benshi baba bahazi ariko mu duce tw'ibyaro ho uvuye muri Rubavu nzi ko abantu benshi yego kwego uzi ko buriya Rubavu ijambo Rubavu mbyumva abantu babivuga ntabwo ndahagira okay. Niho rero mvuka ariko uri mwiza mana yewe imana yaragutatse nukuri murakoze cyane mama. Okay, none se umuhungu wawe aba hanze kubera iki wimbajije nyine natekereje ko aba hanze kubera ko wambwiye ko ushaka ko twazana amatablo mu nzu y'umuhungu wawe nibaza ko mushaka kumwakira kuko nyine ntabwo ari impamvu wajya gutakira umuntu wenda waba ubinaha niyo mpamvu nahise ntekereza ko aba hanze. Umuhungu wanjye rero abinaha oya ariko kubera ko ninjira muri ino nzu nkabona nyine hari utuntu tuburamo niyo mpamvu mbavuga ngo nshaka amashusho tuyamanike rimwe n'utundi tuntu tugenda tudushyiramo nta mwanya abona nta mugore agira ngo yabimukorera ikindi kandi wenda nza rimwe na rimwe hano ariko iyo nje mbona hari ikintu kibura nta nubwo mubana. oya ntabwo tubana ngira iwanjye umubyeyi mwiza cyane. Birantangaje nyine kumva umubyeyi ushobora kujya kwita ku nzu y'umuhungu we gutya uretse ko ni na heza yewe twe tuba dukeneye akazi ariko uretse wenda nka zino parts ntoya ndi kubona ariko ni heza hanyuma se wakanya kuvuga no gutaruka rwose mba nakurebye kumva mbuzi nyine kwa kundi ureba umuntu ukavuga uti ese yariremye. Oya mama oya nake reka mpime hariya hano hejuru ya kano kameza ndibaza ihagiye yaba ari nziza twashiraho utuvaze niba natwo mudukeneye ariko hejuru nyine ndi kubona table rwose yahita na hariya nka hejuru ya televiziyo mbona hagiye akantu byaba byiza. Oya ahubwo keze twongereye kano kameza kakegeraho hejuru cyangwa tukahubakira neza. Ese mwana kuvuga no gutaruka ndakumva mama. Ugira mama wawe nizere ko ntakujyanye kure mwana wa gusa aba ari ngombwa kubaza umwana mu gihe mushyikirana aba ari ngombwa kukubaza. Sinzi impamvu uri kumbaza ibi gusa namenye ubwenge ntamubona numvise ko nawe amperuka mfite amezi 7. Ubwo yansize mfite amezi 7 ngumana na papa ntabwo rero twongeye kumenya amakuru ye ntabwo rero tuzi niba yaratashye cyangwa kiriho hangane. Hanyuma se papa wawe abaho? Oya nawe yatashye mfite imyaka 10. Yari yadundaguje yakureze ntabwo atagize yego hangane urugendo rw'isi n'urwo nta kibazo iyo umuntu yamaze kubyara ntabwo bakiri imfubyi ubu ufite abana 2. Nukuri ndagushimiye kuri bene wa wundi utekereza uti ubwo nagize amahirwe nkakura nkashaka ntabwo ngira imfubyi. Yego hari tuba tugomba kurenga. Okay mama niho twareba turebe urase ntubanza hano kuri televiziyo birasaba ko twahahindura rwose
navuga ngo guhera hasi kugera hejuru ahubwo nabanza nkareba hariya aho tugomba gushyira tableau nkanahapima noneho isi twazikuraho sinzi niba wowe umuhungu wawe niba atazikunda bera tugashyira mu myanya zitariho sinzi yewe umwana wanjye turumvikana ntabwo yakumva ko wenda tubikuyeho kubera ko tumunenze ahubwo ubona ari duto ni duto cyane ntabwo ufite amashusho se nako ni manini twahindura rwose nta kibazo twahindura ayo ngayo akaba yajya nk'aherereye mu gikoni nabyo nta kibazo noneho azaseka atembagare utundi two kujya mu gikoni uramukunda cyane vraiment ni byiza reka noneho mpime hariya hepfo yego nanihute nsubire mu kazi namwe nze kuzibazanira ntabatindiye yego bakunzi ba filime urukundo rw'inzitane rero dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe share ndetse na comment muraba agaciro kuri twebwe rero ni nayo mpamvu natwe tutazahwema gukomeza kugenda tubagezaho filime nziza kandi muzajya mugenda murushaho kuba mwakomeza kugenda mukunda mu bihe bigiye bitandukanye turabashimiye rero turabashimiye nawe utarakora subscribe reba hasi ko wayikoze uyikore ubundi ujye ukomeza kugenda ubona ibice bigiye bitandukanye iyi filime rero uko iminsi ikomeza kugenda iza ibihe bigenda bisimburana natwe dukomeza kuyibagezaho ndakeka iri gukomeza kugenda yarushaho kuba yabaryohera kubera yuko ubu ngubu noneho mama wa dogiteri yabashije kuba yajya kureba Darlene nyuma yaho abwiwe n'umuhungu we ko akunda Darlene none yamusabye kuza mu rugo bakaba bamugurira imitako akaza agapima akareba ukuntu nyine mu nzu bahagira neza ariko mwibuke ko mama wa dogiteri azi neza ko umuhungu we dogiteri yakunze uwitwa Darlene kandi Darlene bakakanya ari mu rugo kwande ari mu rugo kwa dogiteri kandi dogiteri nawe yabwiye Darlene ko amukunda ariko uwitwa Darlene amubwira yuko bitashoboka ariko nanone uwitwa dogiteri nawe yamaze kuba yabwira uwari umugabo wa Darlene rugero ko yakunze uwitwa Darlene akwiye kuba yamureka akamuha amahoro ndetse akaba yanamuha agatanya kandi rugero twabonye yiteguye kuba yakora igishoboka cyose kugira ngo umugore we ntihagire umukoraho cyangwa se umugore we ntihagire umumutwa we arakiyumva cyane umugabo wa Darlene arakiyumva nk'umugabo wa Darlene ariko Darlene we bigaragara asa n'umuntu wazina umuntu bita rugero kubera ibikorwa wenda bigiye bitandukanye yajya akora igihe yari ari kumwe na Darlene byamubabaza ese amaherezo y'iyi filime ni ayahe ese Darlene azagera igihe akundane na dogiteri ese Darlene azasubirana na rugero ukomeje kugenda abaho yihishahisha kugira ngo witwa rugero atazamwibana cyangwa se akaba yamuhemukira akaba yamugirira nabi kubera yuko rugero iyo akubwiye ikintu ntucyumve murabizi ko nk'umubosi wese akora igishoboka cyose kugira ngo abe yagira ute abe yakumvisha iyi filime rero igitekerezo cyawe wacyandika hasi muri komanteri ibice bikurikira bizagende bite ese urukundo rwa Darlene na rugero urabona rushoboka ese urabona ari iki gikwiye kuba cyakorwa kugira ngo uru rukundo rw'aba bombi rw'inzitane ndetse ruzashoboke ikintu usabwa nta kindi rero kugira ngo uzajye ukomeza kugenda ubona ibice bigiye bitandukanye ni ugukora subscribe ubundi ibindi ukabiturekera natwe turi gukomeza tugenda dutegura n'ibice bikurikira vuba biraza kuba bibageraho hagati aho rero dushimire abadukurikira bari hano mu Rwanda mu Burundi Tanzania ndetse na Kenya by'umwihariko reka dushimira abari muri Afurika yose muri abantu bacu kadushimira abari hakurya y'amazi magari Aziya Europe Australia Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi mwese turabashimira kubw'urukundo mukomeza kutugaragariza kubw'ubwitange mukomeza kutwereka mugakomeza kureba filime tubagezaho urukundo rw'inzitane mugakomeza no kuba mwagenda muyikurikirana mu bihe bigiye bitandukanye natwe rero turabakunda umusanzu wanyu mukomeza gushyira ku bikorwa byacu turawubona umwete mukomeza kutwereka turawubona muri komenti turabibona ko mudukunda Darlene benshi ndabibona ko mumukunda
rero umusanzu wanyu rwose ni uw'agaciro kuri twebwe, natwe ntituzahwema gukomeza kubashimira. Imana igikomeza ibaduhere umugisha. wowe utarakora sabone yikore, ubundi n'ibice bikurikira ntibizagucike. Turi kumwe kandi turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.